Hello nshuti zacu bo kuri RMS twongeye kubasuhuza ni karibu nanone twabateguriye ikindi kiganiro uyu munsi tubitayeho nkuko twabivuganye twabazaniye umutumirwa w'impuguke mu bintu bijyanye n'umuryango nkuko ubushize twanabikomojeho abantu muri comment section nagiye nakira ibyifuzo byanyu bivuga yuko mu biganiro dutambutsa hakiburamo iby'umuryango kandi bimwe mu bituma ubuzima bwacu bwo mu mutwe butamera neza ari ubuzima tuba tubayemo mu muryango nabo tubana. Ni karibu rero nanone mudukurikire uyu munsi ntago ndi njyenyine ni kumwe na Pastor Emerita. Nakoze cyane kwakiriye Pastor. Nishimiye kugaruka. Yego nukuri turabishimiye kubana namwe buri gihe n'umugisha kuri twebwe. Ni karibu rero twagira ngo mwongere mwibwira abadukurikira birashoboka ko hari abashyashya ubushize batanabashe gukurikira ariko mwongere mwibwire inshuti za Life is Mental and Spiritual hanyuma bamenye n'ibibazo tugiye kuganiraho n'ukuntu bakwitwara mu gihe bahuye n'ibyo bibazo. Yego murakoze nitwa Emerita Kaminka umubyeyi ushize nibagiye kubivuga n'umubyeyi ndubatse Imana yaduhaye mugisha urubyaro turashima Imana. Hanyuma ndi umupasitori kumuhamagaro ariko nkaba ni naratojwe cyangwa narahuguriwe ubujyanama bw'umuryango ubujyanama bwa Gikristo. Yes ndumva niryo shyaka nkora kenshi nubwo hari n'ibindi byinshi nkora ariko aho ngaho niho ruzingiye. Murakoze cyane. N'ubundi rero kuko tukiri mu biganiro by'umuryango iyo twababonye nyine tuba dushaka kubabyaza umusaruro w'ibintu birebana n'umuryango cyane cyane nk'aba counselor cyangwa abatanga ubujyanama kandi bwa Gikristo. Imeri bimera gute iyo mu buryo urumva ubundi buryo bwiza n'impuguke zikunda guhugurira abantu ni uburyo bwa prevention gukumira ikintu kitaraba. None mu rwego rwo kugira ngo dukumire ingombi cyangwa imibanire mibi y'abashakanye ni iki mukora cyangwa ni iyihe nama mwatanga mu buryo bwo gutegura abatoya bitegura kwinjira mu rushako? Abongereza babyita premarital counseling. Ese muri counseling mukora cyangwa mu bujyanama mutanga abatoya bitegura kurushaka nabo mujya mubatoza mubikoraho iki? Murakoze cyane ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro ngira ngo reka tubanze dusenge nihuse. No it's fine reka twakire umwuka wera natwe yacu turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza. Nanone turaje kugira ngo wongere utuvugiremo ugire abantu uganiriza basore inkumi cyangwa n'abari mu rugo uyu munsi kubijyanye n'ibyo tugiye kuba tuganira mwuka wera ngwino uganze utwigishe ugire ibyo dusobanurira biri budufashe tubisabye mu izina rya Yesu amen. Ikintu uvuze kirakomeye rero mu by'ukuri ubundi umuryango navuga ngo utangirana n'igihe umwana yasamwe biratangaje ariko nibyo umuryango uyu muntu nasamye uyu munsi azavamo mu bihe bizaza uratangirana n'ubuzima ndimo ndamuhereza muri aka kanya musamye kuzageza avutse kugeza uburyo nzamurera agakura indangagaciro nzamushyiramo ibyo nzamutoza ibyo nzamwigisha ibyo bizatuma azavamo inkumi dushaka uyu munsi cyangwa turebe igiye kuba umumama hariya cyangwa umusore ugiye kuba umupapa muri ruriya rugo. Rero yes dufite gahunda z'urubyiruko aho tubatoza hakiri kare ni ukuvuga ngo duhera kare cyane iyo kwanza we kubanza kwimenya uwo ari we kubanza gusobanukirwa jyewe ndinde nteye ese nizihe mbaraga mfite muri nge nizihe ntege nke mfite muri nge ese ni ibiki nibwira kugeraho purpose cyangwa umugambi w'ubuzima bwanjye ni uwuhe. Noneho iyo ngiye maze kubimenya nk'umusore bizamfasha cyagihe nzajya guhitamo umukobwa nzaba nshaka nibura niba azaba afite bimenye bijya guhuza n'ibyo jyewe nibonamo cyangwa n'uwo nshaka kuzaba we ejo bundi. Abantu banyuze muri izo gahunda nabo nayo mahugurwa bibafasha cyane mu guhitamo bashingiye ku mpamvu nyazo kuko akenshi abagabo nibo bahitamo uko niko Imana yabiremye kugeza ubu niko bikimeze nibo batera intambwe yo kujya kurambagiza. So rero ugasanga bafite impamvu zitari zo kujya kurambagiza yabonye umukobwa aramurashe
abonye ikimero aravuze ati naha nta handi kumbe nubwo afite ikimero ariko jewe mfite umugambi ejo bundi wo kuzagira kubyara abana n'urugero ariko uyu mukobwa nubwo afite ikimero ntabwo akunda abana ntabwo duhuje muri iyo nzira ashaka gusireyinga muri ya mvugo y'iki gihe ashaka kuzajya ahora ari kuri figa agahora yifotoza agahora yasohotse niyo nzira ye mu gihe giyewe wibuke ko nshaka abana family man yes rero urumva iyo nimenye hakiri kare bimfasha kuzagira umuntu mpitamo kandi nkahitamo nkurikije uwo jewe ndiwe n'umurongo w'ubuzima bwanjye n'umuryango uteganya kubaka bindokora ko ejo bundi tuzagera mu rugo ngatangira kumushakaho ibyo adafite ibyo adashobora kuba hari urugero twabonye rimwe hari umugabo umusore yashatse umukobwa ubwo bahuriye ahantu runaka kuko ubundi no kurambagiza ni ikintu ni ingingo ikomeye cyane mu byo tutoza uru rubyiruko tutoza n'ikintu cyitwa kurambagiza akenshi ubu basigaye bahurira ahantu hatandukanye ku mashuri mu rusengero se hehe na hehe yemwe no mu bihugu cyangwa no kuri social media ariko biba bikwiye kurenga aho wamuboneye ukajya n'aho akomoka ukajya kumenya ngo uyu ni muntu ki ameze ati ese ibyo nshaka nzabibona so uwo musore yahuye n'umukobwa ariko ntiyajya kureba aho akomoka noneho bagera mu rugo ngo umukozi aragenda agiye icyumweru cya mbere bakajya barya muri resitora kandi umuhungu yakuze arya ibiryo byo mu rugo byatetswe na mama we so muri we yari azi ko umugore mu rugo agomba guteka arangije asanga uwo yashatse ntabwo abizi icyumweru kimwe muri resitora icya kabiri birarambirana yabimubwira akabona ntabwo abizi aravuga ati reka tujye kwa mama wawe noneho turebe ko ari budufashe bageze kwa nyina w'umukobwa ahubwo asanga aricaye yageretse ukuguru ku kundi nk'uko nicaye ahamagara umukozi niwe waje kubakira buri kintu cyose bafasha aho umukozi wakibahaye ubwo umuhungu niko ari harareba ikibazo ni uko amasomo yayafashe mu gihe kitari yari kuba yarayafashe mbere akamenya ngo icyo nzashaka nzakibona cyangwa ntabwo nzakibona unfortunately byarangiye batandukanye kuko nyina w'umukobwa yaramubwiye ngo niba warashakaga umutetsi wari guhayaringa umushefu ntabwo wari gushaka umwana wanjye washatse umugore ntabwo washatse umukozi urushako rurangirira aho ngaho birababaje iyo tuvuga rero ku kwitegura mbere yo kujya guhitamo no kwiyemeza ko ugiye kugendana urugendo n'uyu muntu ni bene ibyo tuba tuvuga kurambagiza ni ikintu gikomeye cyane rambagiza umubiri ni ugukurura turabyemera bwa mbere na mbere nicyo ubona ariko iyo wamaze kumugera hafi rambagiza imico rambagiza umuryango rambagiza reba ese afite izi ndangagaciro arazifite ko nifuza ko tuzajya muri iki cyerekezo arimo arabyumva cyangwa tuzayoberanwa tuzagerayo tubyine tubusanye usange bituzaniye ikibazo so biba ari byiza cyane ko mubyitaho mbere yo kujya kwiyemeza mugitangira urugendo mugitekereza no kubitangira misengera amatsiko icyampa mukaba muganwa n'urubyiruko rwinshi ntekereza ko ibi bintu bikeneye ubukangurambaga dukorana n'amatorero urumva niba uyu munsi twahuguye urubyiruko rw'i Kanombe n'urugero ikindi gihe tuzatumirwa nabo mu Gatsata cyangwa n'abahehe bose tugerageza kugera henshi hashoboka ariko nyine turacyafite urugendo ni urugendo rurahari ariko ni rwiza kandi birakwiye ko abantu barugenda kandi kuraje ibi ni ibintu ntekereza mu by'ukuri nk'urwo rugero utanze ntekereza ko abasore bazarwumva bizabafasha cyane abatariyangaja ariko hari mu zindi nyinshi urashaka umuntu uzakumesera kandi we baramubwiye ko atagomba kumesa erega ikibazo nibyo navuze ngo umwana apfira mu iterura hahandi niba waba atarabikoze akaba agiye gushaka afite imyaka 30-35 ntabwo ari bwo azatangira kubyiga hari uwabyiga bigakunda ariko akenshi ntabwo ababyize impitagihe akenshi biba byaragoranye hari ubwo udashobora kubibona rwose yego dukomeje rero hamwe no gutoza uko abantu barambagiza n'ibyo bashingiraho barambagiza ntekereza ni ikintu cyiza cyane hanyuma wari ukomejeho no kuguhitamo ese ni ibiki bindi abatoya cyangwa abarimo gushaka usibye wenda kureba icyo kimero kikarasa umuntu ariko utundi tuntu
twiza tuzatuma abantu batazagera mu rugo ngo bahure n'ibitangaza cyangwa batangire kwicuza. Ni izihe nama zindi watanga haba mu rugendo rwo kurambagiza no guhitamo? Urumva ni intambwe ebyiri zikurikirana. Reka tuvuge ngo warambagije, wabonye umuntu uravuga uti wenda uyu ngiye kugerageza kugendana nawe gutyo. Hari ibintu tugushishikariza kwitaho. Ugomba kumenyanaho mwembi uburyo bw'ibiganiro byanyu, uburyo bwa communication. Ni byiza cyane ko mubimenyanaho hakiri kare, ukamenya imbaraga z'uyu muntu iyo bigeze mu gihe cyo kuganira, ukamenya n'intege nke ze iyo bigeze mu gihe cyo kuganira. Hari abantu buriya bakunda kwikorera ibintu byabo batavuze, kandi noneho wibuke ko ugiye kwinjira mu buzima bw'uyu muntu mugiye kuzabana, uzajya ubona ama surprises buri gihe ibitangaza nk'uko wari ubivuze, kubaho utungurwa. Ni byiza cyane ko mugomba kubimenya. Mwasanga hari ahantu mufite intege nke, ubwo mwadusanze turabafasha. Ni nka checklist. Yego. Mwasanga hari ahantu mufite intege nke rwose, mukaba open, mukavuga ati ahangaha rero jewe birangora, agatangira kugufasha hakiri kare, mukiri muri icyo gihe cyo kudatinga. Ese ubwo ni mu gihe batangiye urugendo rwa dating cyangwa ni mu gihe nkibitekereza nshaka kugira ngo nirinde kuzakora yacu y'isi itari? Iki gihe nakubengutse, tuvuge nari mfite abakobwa nka 5, navuze ntereka mpite muyo ndebe nyine niyangaje mo ndebaho how far we can go. Tuba dutangiye noneho kwitegura. None se ko aho ngaho reka ngaragaza impungenge n'undi wese ashobora kugira. Nubwo binabaho ariko si cyo kiba ari icyifuzo. Urumva umuntu twanemeranyije kuza kukureba nka counselor, tukaza kwiga ukuntu tugiye kumenyana dutangira urwo rugendo. Ndumva harimo impungenge zivuga ngo mu gihe ya checklist duhaye tukagenda tuvivura, nkaza kubona ikintu nashobora kuzihanganira. Bakumwe bavuze uti umuntu niba yarashakaga umutetsi aba yaragiye gushaka abashefu barahari. Wenda ko ni n'akantu gato, ubu na social media irahari kuri YouTube, abantu biga guteka bikoroha. Ariko ishobora kuba ari ingeso cyangwa ari indi nenge ubona by'ubuziraherezo bitazavamo. Kandi urumva abantu iyo binjiye mu mubano w'umugore n'umugabo n'ubuziraherezo. None uwo muntu twamaze kuzana dusa nkaho twemeranyije kugendana urugendo, aho urugendo tuzagendana nawe nka kansara ntibizasoza tubivuyemo bamwe? Ego, birashoboka kandi kuri twe ntago tubibona nk'ibyago. Niba hari ingero mufite namwe kuri twe ntago tubibona nk'ibyago, ahubwo tubibona uba ari umugisha ugize. Dukunda kuvuga ngo ukwepye isasu. Ni kuvuga ngo mwembi biba bibafashije ko muzasenya mwamaze kubaka, aho gusenya ibyo wamaze kubaka wabireka utarabitangira. Yes, because haba hari undi muntu bazahuza we adafite icyo atwawe na cya kintu wowe cyakubangamiye. Ahubwo ni n'umugisha ukomeye cyane iyo abantu bose bajyaga bashobora kunyura muri icyo cyiciro rwose pe. Mubikora mutarinjiranamo cyane, ariko nubwo mwaba mwarinjiranyemo, aho kugira ngo mujye kubabara iteka ryose, wababara ayo mezi angahe, umwaka umwe wo ku breaking up, ariko mukongera mukiyubaka, ubuzima bwanyu bugakomereza ahandi. Yes, biba birimo ko bishoboka ko hari aho wagera ukavuga ngo ntago nakomeza. Mwagira icyo mutubwira guhitamo umuntu nyawe muzabana cyangwa muzubakana urugo? Ngira ngo mwabaye nk'ababikomoza, ariko ndagira ngo none haba ari cyo mutubwira. Ni iyihe checklist noneho? Mbere twarebaga checklist y'ibyo wakwirinda, ariko ubu ni ibiki kuri ya checklist wavivura kugira ngo uvuge ngo mbonye umuntu nyawe, the right partner and life partner? Nabikomojeho ko amahitamo atangirana nanjye nawe, wowe ushaka kujya guhitamo, wamaze gushira ku murongo wuriwe n'ibyo ushaka, bigufasha kugenda ufite ishusho y'umuntu koko ushaka. So muri uyu muntu rero uraza kurabamo ikintu cyitwa values cyangwa indangagaciro. Ese hari aho bihuriye n'ibyo wemera? N'urugero, niba uri umuntu uri umukristo, icyo ni ikintu abantu birengagiza kandi ni ikintu gitera akavuyo mu bashakanye. Ese uri umukristo ugiye gukundana n'umuntu utemera nk'uko wemera, muzagendana mutese? Ntago bizoroha.
icyo ugomba kukireba. Values indangagaciro z'umuryango harimo uburyo bwo kubaha abantu, uburyo bwo kubana n'abantu, uburyo bwo ese ni umuntu ukunda kwakira abantu. Niba ngiye nkunda kwakira abantu, uwo ngiye gushaka akaba atakunda abashyitsi, tuzahuriza hehe? Icyo ngicyo ni ikintu ugomba kureba ukakimenya neza. Ese ni umuntu muzagira aho muhuriza muri bya bindi mwibwira kurushako. Hari abantu bagira expectations zidafite aho zihuriye n'ukuri kurushako. Niba ari wa wundi uzi ko uzajya umuterura kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ko n'akantu gato yamvuze, ariko n'ibintu abantu bapfa iyo bamaze kugera mu rugo. Ese wowe uri ubwoko bw'uwo muntu koko ibyo urabikora cyangwa ntabwo bikora? Ese wakuriye he? Uzabyiga bishobore. Uzabishobora? Amateka yawe arakwemerera. Ni ibintu nk'ibyo ugenda ureba. Ikindi, umuntu w'umunyakuri ukwiyereka uko ari. Hari abantu bakunda kwishushanya mu gihe cyo kurambagiza no kurambagizwa, akakwereka ishusho rwose itariyo. Ariko ugize akantu bibonaho hakiri kare, kakane twita red flag. Icyo gihe rwose ushyira hagati ukabanza ukabyiga neza. Kuko hari ibyo twirengagiza uvuga ngo nitugera hariya ngo bizahinduka, ariko ntibihinduke, ahubwo bikarushaho kuba bibi. Ntabwo ari we Imana ihindura rega. So umuntu w'umunyakuri ni ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane, kubwiza ukuri mu bintu byose. Iyo utangiye kudetecting ikintu kitari cyo kutaba honest, uba ukwiriye kubitekerezaho kabiri. Umuntu uguha agaciro ibitekerezo byawe, akaguha n'umwanya. Hari umuntu uza kubwira ngo ndagukunda, akakwisha amagambo ariko ntakajya kubonera umwanya. None se muzabana muti? Uzabana avuga wenyine, akakwisha amagambo, ariko byagera mu gihe cyo gushyira mu bikorwa ibyo avuga ukabona ntabwo bifite aho bihuriye. Aho ngaho uba ukwiriye kubyitondera. Ko umuntu ugukunda aguha umwanya byanze bikunze, nubwo yaba ahuze gute, ntabwo ashobora kubura umwanya. Nibura ukuvugisha. N'ubundi umwanya rega urashakwa ntuhoraho. You create that time. Ibyo rero ni bimwe mu bintu by'ingenzi umuntu aba akwiriye kureba kugira ngo uhitemo kandi uhitemo neza. Umva ikindi kibazo gihise kizana n'icyo ngicyo. Nk'uko tubizi, inshuro nyinshi abahitamo bakunze kuba ari abasore. Yego. Akaba ari nawe ujya gushakisha wa wundi usutinga uwo ari we, uzaza yuzuza cyangwa ibyo we ashaka kuba byo, cyangwa ishusho y'urugo afite na wa muntu bazajyana muri icyo cyerekezo cy'urwo rugo. Yego. Noneho tugarutse kuri barumuna bacu, bo binjiramo gute? Ko ari butegereze wowe uza kumupropoza, niba nabaza ngo byoroshye gute, cyangwa watanga iyihe nama? Kuko nabo baba bafite ishusho y'urugo bashaka kuzubaka, nubwo atari bo batera intambwe gusaba urukundo. Ariko nta mukobwa burya bo banabigena kare cyane kurusha abasore. Ntekereza ariko na research findings zitubwira bakura mu mitwe cyane hakiri kare. Ese bo bakwitwara bate kuri iyo checklist? Cyane cyane ko abana kubwira bati hari na sikasi y'abasore hanze hayo mvugira hari sinzi ne wari wayumva. Noneho abandi bakanavuga bati se kuzatonde kutwo tuntu twose kushobora kuzasoza ntawe ubonye. Bigatuma rimwe na rimwe hari abavuga ati mfe kugenda, ubwo mbonye rimwe kabiri gatatu ibya kane na gatanu bizisotinga ngezeyo. Watanga iyihe nama aho ngaho? Nibyo byuvuga nibyo. Hari n'igihe utabona umuntu wujuje ibindi bintu byose ushaka, ariko hari ibintu by'ingenzi. Yego. Buriya hari ikintu uvuga ibintu by'ingenzi, hari ikintu wavuga uti iki nakihanganira. Yego. Cyangwa se wenda akaba ari n'ikintu kizahinduka uko mugenda mumarana igihe. Birashoboka cyane. Ariko hari wakimenya, sore kuguca mu ijambo, ibizagenda bihinduka mu nzira wabimenya mutangira, ku buryo umenya ibyo uzihanganira bizashira nibiku. Niyo mpamvu tugira wa mwanya wo kurambagizanya, sibyo? Uriya mwanya nubwo iyi minsi basigaye bawukoresha ari ukwifotoza gusa no gupostinga no kurya show, ntabwo ari icyo ubundi bivuze. Ubundi bivuze ngo mba ndiho ndeba mugenzi wanjye. Yego turavuga ngo nta muntu wiga umuntu ngo amuheze. N'ubu natwe tumaze imyaka 17 10 turakigana, turacyavumbura ibishya. Yes, hari ikintu ubona nawe ubwawe, hari ubwo witungura ukavuga uti burya se ibi nanjye bimbamo ndabifite. Yes, ariko nibura hari ikintu uvuga uti iki atagifite rwose nta hantu tujya.
ntago byavamo ibyo abakobwa nabo barabigira iyo liste baba bayifite kandi nibyo abafite n'ishusho y'urugo ashaka nibyo niyo mpamvu nawe uteretwa n'abantu nka 5 muri ba 5 ukagenda nyine ukajya kujyanisha na za nzozi zawe za ndangagaciro zawe na bya bintu nawe wibigira ku rugo za critère yes umuntu dukunda kwitabwaho abagore bura dukunda care na affection sibyo so niba ubikunja ariko ukabona umuntu muri kumwe niyo muri kumwe naza kureba naza kubwira ko usa neza ko wambaye neza ko washokoje neza naza namenye niba wabihinduye cyangwa utabihinduye kubera iki wapfira muri Nyagasani hakiri kare umuntu uzarinda kujya kwibutsa ngo nakurebe ngo akubwire ko agira icyo avuga uracyafite amahirwe niba hari undi ubona ko afite iyo touch yes wamufatiraho nibutsa abantu ko hari indimi 5 z'urukundo cyo ni igitabo cyanditswe kirahari umuntu yabisoma nawe akabanza akimenya akamenya na mugenzi we niba wowe urukundo rwawe urusobanura mu muntu wakubwiye amagambo meza nk'ibyo twari tumaze kuvuga noneho hakaza utayavuga ariko wenda akora ibikorwa act of service ariko nubwo abikoze wowe nta kintu bikubwiye ntibicommunicating arafasheho ntacyo bikweretse uracyafite amahirwe yo gusubira muri abantu 5 n'akazirega n'akazi urareba ugasenga mukibagirwa no gusenga kuko Imana buriya hari igihe ushobora kuba ugiye nko guhusha kubera ibyo turimo kuvuga kuko ibyo ni ibyacu nk'abantu ariko Imana ikavuga iti oya runaka nubwo adafite iki kintu cya 5 uriho ushaka ariko jewe niwe naguhitiyemo cyangwa ndabona ariho bizamera neza kurushaho kuko abantu barahinduka ko wambona uyu munsi hari ubwo atari kuzambona ejo nshobora kuza mbifite ariko kubera ibihe tuzanyuramo mu rushako bikaba byahinduka cyane cyane nk'abantu bajya bahitamo bashingiye ku kintu cyitwa amafaranga mwebweho ndagira ngo rwose mbababarire cyane kandi mabwire ngo icyo ntago ari ishingiro ryo guhitamo pe kuko amafaranga ubona uyu munsi ashobora kuba hari ariko ejo akamera amababa akaguruka abaye ari cyo kintu cyonyine washingiyeho urugo ntabwo rwarama uwo muraba ntabwo mwashobora kuwunyuramo koresheje ijambo rikomeye so biba bikwiye kuba bifite n'ibindi bintu byinshi wakundiye uriya muntu dukunda abantu kubera abo ari bo kunda umuntu kubera ko ari umuntu kubera ko agukunda kubera ko akuganiriza ukanyurwa kubera ko wishimira kuba hafi ye kubera ko ari umuntu ugutega amatwi ukumva uraruhutse ariko uzi gukundana n'umuntu wa wundi ujya kujya kuganiriza ugatangira kurefrezinga amagambo ugiye gukoresha kugira ngo utaza kugira ibyo uhungabanya ntabwo bubayeho so kuri mwe mu gifite amahirwe yo guhitamo utwo n'utuntu twose mugomba kugenda mwitaho ngo utazabaho mu buzima witwararika utuntu twose kuri mugenzi wawe ntabwo byoroshye uba uri muri pretense nawe ntabwo bari wowe uba umeze nk'uri ku munigo kanagiye kwiho wow tugana ku musozo se rakoze cyane rakoze cyane nagira ngo mbere yuko tugana ku musozo tubanze noneho turebe abamaze guhitamo barimo gustragoringa cyangwa kwinjoyinga ariko ahanini kuko turimo tureba ibiganiro bifasha kubaho neza ni iyihe nama wajya ku bantu bamaze gukora choice kandi batagihinduye bitware bati niba izo checklist bo barazihushije bakaba baramaze kwinjira mu rushako kandi nta gusubira inyuma ni buryo ki bashobora kumanaginga uwo mubano wabo yamira bakayicamo kandi urugo ntirusenyuke yego murakoze cyane amahitamo ni amahitamo hari umugabo nigeze kumva avuga ngo nta mahitamo mabi abaho ahubwo uburyo wiga kubana n'icyo wahisemo nicyo kizana itandukaniro rero niba warahushije hakaba hari ibintu utekereza ko wenda utariho urabona cyangwa wumva wifuza ko byakorwa gutya ariko bikaba bitarimo gukorwa gutyo dukunda kuvuga ku kintu cyo kuganira mwakongera mukicarana mukongera mukaganira ukareba koko niba ari ibintu bishoboka mufite icyizere ko byagenda mubyiga gake gake bikazakunda icyo gihe mugatangira urugendo rwo kubishyira mu bikorwa
ariko ukanareba niba ari ibintu bitazashoboka completely mugenzi wawe akanabikubwira akakubwira ati jewe buri ikintu unsaba ntabwo nagishobora sinzi ko nzanagishobora iteka ryose icyo gihe uhita wishakamo imbaraga zo kubaho icyo kintu kidahari nubwo biba bigoye ariko nyine niko kuri keretse iyo bigeze nko mu bintu byo kuba harimo ibintu by'ihohotera cyangwa se ari ikintu ubona cyo kwambura ubuzima icyo gihe bigusaba izindi ngamba ariko iyo ari muri ibintu bisanzwe by'imibanire ntasohokana n'urugero ntabwo azi kungurira flowers dore Severant igiye kugera ejo bundi ubu hari abantu batangiye kurwara imitima batangiye kwegeranya bije bamwe bariho barabyitegura abandi nta nubwo bazi ko bizanabaho kandi ubwo batabizi bagenzi babo barabizi baranabibona ukabaho wifuza ngo icyampa nanjye rimwe akazanzanira agaflower ibyo ngibyo mwabyiga byo mwabyitoza pe reka nkwereke ukuntu wabigenza niba afite izo ntege nke atabizi ataranabikoze wamufasha deliveries zisigaye zihari ugatuma flower runaka ukayodaringa bakayishyira ku muryango we buse no kuyiterura ngo ayiguhereze bizamufata agafoto bizamunanira urwo ni urugero ubwo urayishakiye ariko nibura kakantu uhorana ko kumva ko ariko uzi ko dufite pressure y'ubusa ya social media ni peer pressure njye nari nzi ngo iba mu bana bakibyiruka ariko no mu bantu bakuru isigaye ibamereye nabi so aho kugira ngo wirirwe warwaye umutima ngo nuko ngo utahawe ururabyo ngo nta foto nta cyabaye si wabikora gutyo hari uzamenya se ko ari wowe wabyikoreye ariko uzaba wivuye wamuhangayiko ku rundi ruhande ariko njye nashakaga inner satisfaction ahubwo nari ngize ngo ugiye kumbwira ngo rutumize kuko ari wowe uzi icyo ushaka hanyuma barumushyire anarwishyure wenda mwabivuganye niba mubiziranyeho mushobora kuhohokerana ariko kuba ari we watanze n'iyo cost akaba ari nawe nubwo ari we wadescribinze icyo ukeneye ariko nirukugeraho satisfaction iraza kuba yuzuye kuko niwe warwishyuye niwe uruzanye wenda wamufashije guhitamo ariko nawe hari ikiguzi yatanze kugira ngo agushimishe aho nabyo bikunze nabyo byashoboka ariko kuba niwe warutumije niwe wanarwishyuye hanyuma rushyize ku muryango amuze mwifotoze niba jyewe icyo nari nkeneye ari ifoto byaba bimfashije abaye ari ifoto gusa abaye ari ifoto gusa byaba bimfashije niyo mpamvu ni byiza kumenyana yego ukamenya mugenzi wawe icyo ashoboye n'icyo adashoboye rwose ukanakimubabariraho nawe ukakibabarira kuko nawe hari n'ibyo udashoboye azakenera bikunanire by the way ni byiza ko tubivuga neza nubwo ushaka rwa rurabo no kwifotozanya narwo hari ukubwira ati ngewe ariko ndabona kuze tuzibona mu mashyamba zimeza nta nubwo nari nzi ko zigurwa ubundi why do we have to spend n'amafaranga kwangiza amafaranga uko ni no gusesagura umutungo hari n'uwabikubwira gutyo cyane rwose rero wenda aho ngira ngo inama zirumvikanye nagira ngo dusoreze ku kantu kavuga ku myizerere wakomeje kuvuga uti mwanasenga uti hamwe no guhitamo na ya checklist ariko mukanasenga Imana yaguhitiramo noneho haba ari abaza babagana cyangwa muri experience mufite muri uyu murimo ni iyihe nama mwatanga ku myizerere abantu kuba bashimana badahuje imyizerere ibyo nta ngaruka bigira mu mubano w'abantu cyangwa mu myubakire nk'abaza wenda mwadusangiza inama mujya mubaha cyangwa na experience y'urugendo mugendanye na bene abo bantu ibyo mumaze kubona biterwa n'uburyo bombi babihisemo iyo kuri we yumva ko ntacyo bimutwaye kubana nawe uva mu yindi myizerere ariko mukagira n'ibyo mwumvikana uko bizajya bikorwa reka dutange urugero jewe nterana ku cyumweru uwo twashakanye aterana ku wa gatandatu uribuka ko abantu basenga ku wa gatandatu batangira ku wa gatanu saa 12 nibwo isabato bitangiye so tuba niba twiyemeje kugendana muri uru rugendo turicara tukabyumvikana jewe wo ku cyumweru nkamenya ko guhera ku wa gatanu saa 12 nta kintu rori nzagukeneramo
ntazakubwira ngo dufite ubukwe cyangwa dufite iki, ndabizi ko ntazakubona. Ubwo niyemeje ko izo gahunda zose zizaba muri ayo masaha zaba ndi njyenyine. Kongera ukiyemeza yuko tuzajya uyataha wenyine. Nyine zajya nkubona saa 12 muri reception. Icyo gihe iyo tubyumvikanye gutyo ukabona uburemere bwabyo, ukabona irungu uzabigiriramo n'ukuntu uzaba uri wenyine, ariko ukumva nta kintu bigutwaye, twakomeza. Ariko wumvise ko ari imbogamizi, icyo gihe twabirekera aho ngaho, nkajya gushaka uwo tuzabihuza, tuzabyumva kimwe. Yego. Mpisengera ikibazo cy'amatsiko, reka ari nacyo tunasorezaho. Abantu bakunze gukritika za ndahiro abantu bakorera imbere ya pasiteri mu nsengero cyangwa no mu murenge, bakavuga bati mu by'ukuri abantu baba barahira mu masantima batazi ibibategereje. Bati haba mu rusengero pasiteri abasoma ibyanditswe byinshi, yigisha ibintu bitandukanye, ati burya abageni babyumva ni n'abakeya. None tugarutse kuri icyo wari uvuze, ko hari igihe abantu baba batwawe na emotion zibari mu kirere, akavuga ibyo uvuze byose ati nzabyihanganira, yaba umusore yaba umukobwa, ati sabato yonye, ati nta kibazo tuzabigendanamo. Hanyuma byatangira kuba mu bikorwa byagiye mu buryo bigatangira gushwana. Ubwo nagira ngo aho ngaho dusoza, ni ibiki bakwitondera kugira ngo badafata decision zo mu marangamutima, ejo reality kazabagonga bikazananirana. Hari umugenzi wanjye w'umudokita dukorana akunda kuvuga ngo hari ibintu bimwe, hari ibyemezo bimwe bidusaba gufata turi soba udakoresheje amarangamutima rwose, ahubwo ukabanza ukareba ubusharire bwabyo, ukareba ububi bwabyo, ukareba uburyo bizaba bikomeye. Ibaze nkubaze ubukwe bwa mushiki wawe n'urugero, ukabujyamo wenyine n'umugore wawe adahari, umusize mu rugo, nta handi hantu yagiye, muzi ko ahari, yavuye mu isabato, ariko kubera ko amasaha ataragera ntabwo muza kuba muri kumwe. Yego. Ukabanza ukabifiringa, ugakurura iyo shusho ukayicaramo, ukumva wahageze barimo barakubaza ari hehe se Madame Sariye. Yego. Ibyo bintu uzihanganira kubyumva inshuro zingahe? Ntabwo bizakurakaza ngo utangire umushyire kuri pressure yo kuvuga ngo ariko nk'ubu ngo we kandi mwarabyumvikanye mbere. So niyo mpamvu bikeneye kwitonda nyine ugatekereza inshuro irenze imwe. Adjustments mukazemeranyaho hakiri kare. Kuko nzabishobora. Kuko niba umuntu akubwiye ati iyi niyo uyu muntu ni murongo ntarengwa, ukuvuga ngo n'ikindi gihe ntuzabimusabe, hari bitakwihanganira, ntabwo azabishobora. So ubwo ni ukuvuga ngo wowe ugomba kugerageza uburyo bwose izo nkweto ukazambara zikakurya, ariko ukazambara kuko wazemeye uzi neza ngo ako gaho karimo, kandi byanze bikunze kazakujomba igihe runaka. Kaba yari agahoraho byagorana. Niyo mpamvu ariko dufite igihe cyo guhitamo, cyo gutekereza neza mu gihe kuko ibyo bintu aba yarabikubwiye, ntabwo ari ibanga, si ikintu kigutunguye aka kanya, yarabikubwiye urabitekereza, ariko kubera ikibazo cy'urukundo wari ufite uhitamo kubirenza amaso. Ni nka bya bindi byose za red flags zose tugenda tubona, ariko ukavuga uti nta kibazo bizahinduka. Aho guhinduka wenda biba byiza bikarushaho kuba bibi. Icyo gihe nyine wiga kubana nabyo, cyangwa se ngo bakazi wawe muri counseling. Urumva nyine n'ibyo, ntabwo urugo ntabwo rusoza nabi, ahubwo rutangira nabi. Ikibazo kiri mu gutangira, ntabwo kiri mu buryo birangira. Ikibazo kiri mu buryo bitangira. Urusoza nabi ruba rwaratangiye na nabi cyane rwose. Ngira ngo rero tugane ku musozo. Yego. Turashimiye cyane, mwakoze kudusangiza ubumenyi bwinshi. Ntekereza ko ideni ndibavuyemo abantu bo kuri Life is Mental and Spiritual, ariko turacyakomeje, hazaza n'ibindi biganiro byinshi byiza. Ahubwo twabasaba kugira ngo mukomeze namwe mubisangiza abandi, mukande subscribe, ibyo mwashimye bibafasha mukomeze kubisangiza abandi namwe. Turabashimiye rero, dushimire cyane umutumirwa wacu Pastor Emerita, Imana iguhe umugisha, mukomerezaho. Yego, merci. Mukora ni mwiza cyane. Nshuti rero murakoze cyane, turabakunda. Shalom shalom. Shalom.